naho nshaka kugira ngo twibande cyane ariko mpereye kuri iryo fungwa rya Jean Paul Nkundineza n'umunyamakuru wari ukurikiranwe ibyaha 4 ariko kimwe kivamo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwasanze cyo nta shingiro gifite kijyanye n'ibikangisho ariko icyo gutukana icyo kubangamira watanze ubuhamya n'ibindi byagarutsemo. Ntabwo nshaka kugaruka cyane ku byaha kuko twagiye tubivugaho ariko ndashaka kugaruka n'ubundi kwifunga n'ifunguro ry'agateganyo riba rivuga ko ubushinjacyaha bugiye gukomeza iperereza kuri iyi ka ya Jean Paul. Iperereza ryaba rigiye gukomeza, waba uri kuribona mu metero utera cyangwa cyane ko mwiburanisha Jean Paul Nkundineza ahantu yavuze ko ubushinjacyaha bwagiwe mu rugo bugasaka, ndetse anavuga ko telefone ye yafatiriwe, yavugaga ko telefone yari iriho amafaranga yatunga umuryango we, avuga ko ifitwe n'ubushinjacyaha. Mwiburanisha yarakavuze. Iri perereza warisanisha n'ibyo cyangwa iminsi 30 y'agateganyo ngo ubushinjacyaha buracyari mu iperereza, buracyegeranya ibimenyetso kandi nabo barabikeneye, kandi ubushinjacyaha n'umuburanyi nuwo n'umuburanyi. Nuvuga ngo ntabwo nta egalite des armes ihari, nta fair trial, kuko na Jean Paul yakagombye kuba ari libre, ahubwo nawe ashaka ibizamushinjura. None ubushinjacyaha buri gushaka ibizamushinja, we ari hari urumva warabitse we arabitse, ntago ari gushaka ibimushinjura. Ntago imbere y'umucamanza abo bantu ntago bareshya. Iperereza twagombye kuba tubona resultat buri minsi 30 tukabona resultat y'iperereza. Twabonye ibingibi additional ntuza facts evidence twazibonye cyangwa twazibuze. Iyo raporo ya buri minsi 30 tukabona raporo kuri dossier y'umuntu, ariko hari igihe biba bitari byo namaze kukwereka inyungu ziba zirimo, kuko umushinjacyaha yivanyeho Jean Paul ngo akurikirane dossier z'abandi, igitutu kimuvuyeho. Right? Ubu Jean Paul yabaye wa RCS yimenye nuko umwavoka we nakomeza guhatana azajya yibutsa, ariko nta garanti kuko naguhaye ingero z'abamazemo irenga iyo minsi irenga kandi byose. Kuko ushatse kuvuga ngo kwa Jean Paul iperereza rigiye kuzana iki, nakubaza ngo kwa Kayumba Christopher byari bimeze bite, kwa Robert Mugabe byari bimeze bite, kwa Ndimbati byari bimeze bite, kwa Preskid byari bimeze bite, kwa Data Manager byari bimeze bite? Hari cyabonetse se? Bifatira n'ibya Jean Paul bifate gutyo. Ntago ari toujours, ntago ari pas toujours le cas, ariko nta garanti yuko koko iperereza rigiye gukomeza. Iminsi yamaze yarase ku kiritakorwa, ariko tujye twumvikana. Ariko it's okay, kuko ikiza buriya ngiye muri principe zanjye, muri syllogisme nemera ko icyabaye ku wundi muntu nanjye cyamba. Nibi biri kuba kuri Jean Paul rero hari abandi byabayeho, reka tubifate nk'ibisanzwe. Wagira uti se kuvuga ngo iperereza bashadara kare bakubise ine pe bose si baraba YouTube imyaka ine. Donc nabonye mwisonga bari guperereza busy. Nese niba umuntu umurega gutukana ukamurega haryo ngo barashaka ibimenyetso by'uko yatukanye. Simbizi icyo kuba ubushinjacyaha bwarasabye ko yaba intangarugero narwakadiye waramakadiye, ariko urabona urukiko rwo rwaba rutagishingiyeho kuba intangarugero yandese ko turavuga ku itangazamakuru se Jean Paul yigeze abona igihembo muri ibyo nibura uvuge, ariko kuba intangarugero kuki byoroshye turaza kubigarukaho. Narakubwiye ngo kugira ngo ube intangarugero c'est pas rapport icyo ukora, uburyo ugikora, igihe ugikoze, aho wagikoreye, ni byinshi. JALAS Official TV turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane. Twongeye kubaha ikaze kuri iyi channel ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, tukomeza kubashimira uko mukomeza kugenda mwaguka, rwose ni byiza cyane. Ngira ngo nkuko mubibona ku mashusho, twongeye kubana n'umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ku nkuru zitandukanye, bwana KAREGEYA Jean Baptiste. Wongeye kwirirwa? Nire neza, suza abavandimwe, inshuti zacu zo kuri JALAS. Yego. Ndizera ko umeze neza. Hano mbona hafite umuryango munini w'abantu bakwiyumvamo, bati rwose
dukunda ukuntu utera imetero, dukunda analize zawe. Akantu ko gutera imetero rwose, ariko ebana umuntu wakampaye, ariko nzamusengera. Ntabwo namuvuze witwaga Hesitation. Abakuri iki kiganiro bamwe wasanga nababyumva nuko wenda, ariko nabambwiraga ati nugutera imetero kabisa. So rero uyu munsi twongeye kubana kugira ngo tuganire bimwe mu biba bihari, ariko uyu munsi ndibanda cyane ku mwuga wacu n'ubundi w'itangazamakuru. Ngendeye cyane n'ahanini no kuri case ya mugenzi wacu Jean Paul Nkundineza wamaze gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Urukiko rukanzura ko agomba kuba afunze mu gihe ari gukurikiranwa cyangwa se ari gukorwa iperereza. Nabonye ni ifungwa ritavuzweho rumwe, ariko ntabwo ryavugwaho rumwe. Ariko kandi ejo hatanzwe ibihembo ku banyamakuru bahize abandi na RGB ndetse na ARG kugira ngo ni nabwo kandi havuzwe ko 44 n'ibice runaka niba ari 7 munsi ya 45 munsi ya 45 bakora itangazamakuru bahembwa umushahara uri munsi y'ibihumbi 200 i Kigali mu Rwanda rwose. So ibyo naho nshaka kugira ngo twibande cyane, ariko mpereye kuri iryo fungwa rya Jean Paul Nkundineza, ni umunyamakuru wari ukurikiranwe ibyaha 4 ariko kimwe kivamo. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwasanze icyo nta shingiro gifite kijyanye n'ibikangisho, ariko icyo gutukana, icyo kubangamira watanze ubuhamya n'ibindi byagarutsemo. Ntabwo nshaka kugaruka cyane ku byaha kuko twagiye tubivugaho, ariko ndashaka kugaruka n'ubundi kwifunga n'ifunguro ry'agateganyo riba rivuga ko ubushinjacyaha bugiye gukomeza iperereza kuri iyi ka ya Jean Paul. Iperereza ryaba rigiye gukomeza, waba uri kuribona mu metero utera cyangwa cyane ko mu iburanisha Jean Paul Nkundineza hari ahantu yavuze ko ubushinjacyaha bwagiwe mu rugo bugasaka, ndetse anavuga ko telefone ye yafatiriwe, yavugaga ko telefone yari iriho amafaranga yatunga umuryango we, avuga ko ifitwe n'ubushinjacyaha. Mu iburanisha yarakavuze. Iri perereza warisanisha n'ibyo cyangwa uretse gatoya andehoro ya case study ya Jean Paul. Ubundi ababihugukiwe ndabizi ko JALAS official na KAREGEYA pano bikurikirwa n'abantu b'ingeri nyinshi, harimo nabiza amategeko. Nkunda kwibaza ngo iyo ukekwaho icyaha bamuhaye iminsi 30 y'agateganyo, ngo ubushinjacyaha buracyari mu iperereza, buracyegeranya ibimenyetso, kandi nawe arabikeneye, kandi ubushinjacyaha n'umuburanyi n'uwo n'umuburanyi. Nuvuga ngo ntabwo nta egalite des armes ihari, nta fair trial, kuko na Jean Paul yakagombye kuba ari libre, ahubwo nawe ashaka ibizamushinjura. None ubushinjacyaha buri gushaka ibizamushinja, we ari hari urumva warabitse, we arabitse, ntago ari gushaka ibimushinjura. Ntago imbere y'umucamanza abo bantu ntago bareshya ako kantu, ariko byo nako kwibaza. No, ntago ari fair. Ntago ari fair. Umwe arabitse, undi aracyashakisha ibimenyetso. Urumva ntago abo baburanyi bareshya. Uri muri gereza nta mwanya afite wo kugira ngo ashaka ibyamushinjura. Usibye ko wenda bavuga ngo azajya umwavoka we azajya bituma umwavoka we, umwavoka bamutuma no munsi no muri tiruwari y'igitanda koko biragoye. Nese umwavoka azi ICT bihagije ku buryo yashaka video endi ivuguruza iyindi bari kumuvugaho. N'urugero ni byinshi, ariko ubwo ako basigamo nukuva ko avoka ashobora kuza kuri gereza ni cost. Urabyumva ni cost nturi gukora, kandi umwavoka ntago yaza amageragere ku buntu. Uzi ibirometero bihari n'umuhanda waho. Noneho akaza ngo umubwire mu gihe ubushinjacyaha bwo buri kujagajaga ahantu hose bushaka ibimenyetso paka. Urabyumva? Urumva rero naho hari icyakagombye gukosoka, kuvuga ngo nabagiye hari dushaka ibimenyetso, kandi nawe arabikeneye, kuko muzahurira mu rukiko, umwe avuye gereza, undi yarayiwe yirwa sirikira Kigali ashaka ibimufasha kuzagutsinda, gusa mureshya. Amureshya se. Noneho wongera uretse ntago ari wowe, ntago ari we ndi kubwira abadukurikiye. None icya kabiri burya nubwo ndabivuga ngo ikira abantu bataza kunyumva nabi, no observation zanjye.
amategeko ntabwo nayize mbirebera kure ariko n'abadukurikiye babyumve badufashe. Umucamanza uburanisha umuntu wambaye iroza ufite avoka cyangwa atamufite na parike n'umushinjacyaha wambaye wa mwenda wundi n'umukara toje muda bari imwe. Urubanza kujya byumvikana, urubanza rurimo wambaye iroza n'ururimo wambaye ikote ku mucamanza zirasa. Mudu ntabwo mvuga mu mategeko byo itsoke bose barareshya, ariko se mudu kuburanisha umuntu wamaze gukatirwa bese tubifate gutyo, umuntu umazemo 30 yego waraye atari urya rimwe ku munsi, uryama utegekwa kuryama, donc ufite muvoma ze zigengwa n'undi. Yego none wamushyize muri wa mwenda aje imbere yawe, undi yaje yambaye cravate 3 pièces. Ari umugabo wazaga yambaye 3 pièces. 3 pièces nuvuga ngo ijire, ikote, cravate, ishati n'ipantaro. Uwo muntu urumva mu mutwe w'umucamanza ibyo bintu ni bimwe. Nawe ni umuntu. None rero filozofi iri inyuma ni ukuvuga ngo impamvu parike ihori ibiharana ku izo 30 iyo 30 y'agateganyo harimo byinshi byanditse n'ibitanditse. Nge mu mboni yanjye muri za metero ubushinjacyaha busabira umuntu iminsi 30 ku bintu birenze 2 cyangwa 3 pana mu mategeko muri observation zanjye. Icyambere icyo bavuga mu ikisobanurwa n'amategeko n'uvuga ngo baracyashaka ibimenyetso, ariko dufite case nyinshi z'abagiye bamara mu mwaka mu bimenyetso byatanzwe ku munsi wa mbere nta na kimwe kiriyongeraho, tugaceceka. Sibyo se biba Ndimbati yamaze 7 cyangwa 6, Prince Kid yamaze 3 cyangwa 7, Ntuza Kayumba Christopher ku bwa mbere yamazemo umwaka, Robert Mugabe yamaze umwaka, ba Shadrake bamaze 4 bari muri ya yindi ya 30 y'agateganyo. Bati ibimenyetso umucamanza yakagombye kubaza umushinjacyaha ngo muri ya 30 wabonye ibihe, wenda akavuga ati nyongeza, ariko arongeresha ariko ntabwo byagombye kuvugururwa birenze 6. Abamara umwaka biba byagenze bite? Buretse gatoya mu mategeko no gushaka ibimenyetso, ariko ikigaragara hari igihe ntabyo umwaka waba ugishaka ibindi bimenyetso. Icya kabiri ngo wenda hari igihe bavuga ngo umuntu adasibanganya ibimenyetso, ariko nawe akeneye kuba yashaka ibimushinjura. Ariko ikitanditse ikitari mu mategeko nuko uwamaze kugera amageragere muri ya minsi 30 aba atagiteye icyugazi umushinjacyaha. Hari abashinjacyaha nabo dufite bakeya, dosiye ni nyinshi. Rimwe na rimwe agaparika akakira izindi zishyushye, ya yindi wageze amageragere akaba yiryamishije atari ku bushake kubera ubwinshi bw'amadosiye, ariko akaba arahumetse kuko ntugicitse aragufite, akabanza akakira ibindi bishyushye nyuma aho yazibukira cyangwa umwavoka wawe wamwibukije bakaza ati umuntu ni umwere ukubisa 6. Wacyumvise nacyo? Donc icyambere igiteganywa n'amategeko gushaka ibimenyetso, icya kabiri kumva kuba igitutu kivuye ku mushinjacyaha, icya gatatu kuba aciye intege wa wundi ukekwa. Babyumva uhita ujya muri position de faiblesse, kandi ya position de faiblesse mu mategeko bivuga ko abantu bagombye kuburana bareshya. Sanzwe nawe mudu ntiyabura guhinduka pe. Agwa wogoshe wambaye wogoshe urambaye oya ntungwicyayi uko ubishaka, ntutembera ngo abantu baguhugure mu mategeko, ntugira gute. Barabyumva wowe ukaza ugahura n'umuntu warayiwe waje mu modoka iye, wowe waje aribwo ni ipingu ryo nturizamo nirazi. Rezo abantu ikitwa égalité des armes mu rukiko irimo. Ndabaza nge ntabyo nzi ariko ndakubwiza ukuri iroza apari amategeko aho ngaho umuntu yakwibaza. Bura rero nyine baba baguciye intege d'abord no muri rubanda. Icya kabiri justice sociale, umuntu wageze mageragere akambara iroza iyo abaye umwere, societe ibimenye ite biziko yafunzwe.
ibizi ko yafunzwe bigeze kumubona mu mwambaro w'iroza cyane. uri kubyumva muri societe byahindutse cyane sibyo se mu gihe iyo utarajya amagerage utarambara iroza cyangwa uba uza kwa kundi bayungwe bazaga bambaye amakote utaha iwawe abana oya ntago yatahaga ntago ubutaha iwawe ariko ntago wakambuwe imyenda yawe societe se uwo muntu wamazine wagenda na gitifu nubwo aba yarize ntabwo agufata nk'umuntu urukiko rukugize umwere ntabwo gitifu umurenge utuyemo kubona nk'umwere agahita kwakira reka hari umwana wigeze kuza tuba ku muryango wo muri Gakenke yigeze gufungwaho nawe agirwa umwere ariko ndakubwiza ukuri yaranditse amabaruwa kugira ngo urumva akora ikizamini cya leta aragitsinda yaje atakamba avuga ngo ikira bamwimye buruse ngo kubera ko yigeze gufunga kandi ariko ari umwere ajya ku karere umumeya ni wa wundi wavuyeho ku karere reka da ku murenge ho yari ku murenge ho ngo yarageraga bagakinga bagakubita bigera naho yandikira perezida wa repubulika urabyumva yaraburabuye ngo kubera ko wigeze gufungwa so nukuvuga ngo iyo wabaye uriya mwenda muri societe deja wabaye undi wundi cyetse kuza ugahindura quartier urabyumva ibyo byose rero abantu nicyo bakagombye kubanza icyo nshaka kwigishamo abantu bakagombye kubyitondera iyo minsi 30 ukayiha umuntu koko uvuga uti ni ibimenyetso koko ndabikeneye byaba ngo umucamanza akabaza ngo ni ibihe wanagaruka avuga ngo ko twatanze 30 uvuga ko ugiye gushaka iki n'iki biri hehe niba wabibuze turekura umuntu tukongera iminsi ingahe ukayivuga akabyandika yagera utarabibona bakarekura umuntu abantu bumve iyo impact urumva ugize kujya muri souffrance wambuye uburenganzira utaye agaciro muri wa mwenda utaye agaciro kuko ntago uburana ureshya n'uwo muhanganye na societe na societe abantu bakubita umwaka nyuma bakababere kugira ngo azi rehabilite societe imwakire akazi wa wagataye Fine FM ko yasubije uriya muhungu iriya myaka ahandi winjira gereza bahita bagahundi babyumva muri leta ho atanakwihakanye muri leta ho niyo waba umwere waramaze ari yararenze sinzi ko bapfa kugusubizamo hari nibwo ikigo kikwihakana none se nsuhuzirene voilà niyo mpamvu rero urumva ubwabyo ubwo nabanje sindajya kuri case ya Jean Paul ndimo ndavuga ibyo bintu by'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo niba ari 30 nivugururwe rimwe cyangwa kabiri byubahirizwe cyangwa uwo muntu wavuze ngo agiye gushaka ibimenyetso niba yabibuze ntiyidekara avuga ati nabibuze muhere kubyo nazanye mbere tuburane Tekereza ko icyo cyaba ari n'igisubizo kinini kinarambye kuri ishu y'ubucucike kuko ubucucike ntago bwaba bubura muri kaya y'abantu bafunze niho abantu ubwo ndavuga mu yindi rangaje reka mvuge nkaho atari ngewe niho abantu babifata nkaho ari mu nyumvishirize kuko nawe urumva 30 y'agateganyo ikavamo umwaka ntago bari ibimenyetso gishaka umucamanza yagombye kwiha ubwo burenganzira agahamagara umushinja cyangwa wafunze umuntu twafunze umuntu iminsi 30 tugiye gushaka ibimenyetso bigezeho iyo ubishaka cyangwa urukiko narwo rugatera intambwe rukabishaka rwabibura bakaburana ibyatanzwe mbere ako niko kabisa kuko birabyo ubaze biriya bintu ubaze abantu bafungwa by'agateganyo bakazababere ni benshi ibyo rero ni ibintu biba bitari byiza d'abord image y'ubutabera kubwizera urubyumva abamekonta uwo muntu wafunzwe umwaka agaruka ari undi icya kabiri wo mu expose yagiye kubana niba ari muri 30 jours ariko ari kubana n'abakatiwe imyaka 30 baraganira baranduzanya sibyo se bibaye bashobora no kwanduzanya ibyiza wenda nubwo nanabizi ariko byanze bikunze wamushyize muri groupe atarimo harya wa muhungu yari yamaze yingaye wa umunyamakuru mwigeze gukorana ikiganiro hano umwe wa drone umwe wa video umwe wa drone yamaze amezi
umwaka ntago wuzuye ntago umwaka ni mwinshi amaze amezi make urumva buriya wabona gukuna akeye mu mutima no kuri roho iyo atindamo yari guhinduka yari guhinduka nikabura so rero urumva ku neza ya societe reka buriya hari ahantu nkunda kugera amategeko hari abangamira societe nako ntago amategeko azana ibisubizo societe yashakaga ntiwabonye kesi ya Ndimbati se yakubise uburoko bw'imyaka ingahe se ubuse ntabanye n'uwamuregaga nese uriya mwanzuro w'uko babanye ubu societe ntari kuwutanga bidaciye mu rukiko atakubisa 7 y'amageragere nuvuga ngo societe bifite ibisubizo ariko amategeko yanditse twazaniwe akazana ibindi ahubwo binasenya societe kuko bura Ndimbati nuriya Firdausi barirenze kwirenga no kuvuga ngo kujya odera y'umuntu ubundi en principe umuntu agufungisha umuntu agize uruhare mu gufungwa kwawe uva gatuki kukane ariko reba Ndimbati yarabyoroheje cyane rwose biriya rwose ni sawa none ya yindi y'amezi yamaze yarayiki cyese cyo gisubizo kirambye gifatika cyane rwose cyane ubu ntari mu bana be ni ubutamu n'est-ce pas si ngaho rero guze ayo mezi yamaze iki nuvuga ngo amategeko yanditse twazaniwe ndarisubiramo muri resultat atanga ntago yubaka societe cyokora azana ordre muri societe kuzana ordre nuvuga ngo abantu batinye ariko gutinya ne pas égal kubaha mu gihe imbaraga zakagiyemo hariya zahakabaye inyigisho vuga ngo bubahane iyo abantu bubahana ordre iraza irikora sibyo bakishakamo ibisubizo aho kugira ngo uwareze n'uwarezwe erega ubwo hazamo n'ibindi burasara umuntu wibagirwa umucamanza wamucirira urubanza burasara ubushuti burenze ubwo umuntu wakubereye avoka nubwo waramwishyuye muhora muri inshuti babyumva ariko umushinja cyane nawe wigeze kumugira ariko umushinja cyawe wagushinjaga n'umucamanza wa kase ya misi nizera ko utabatumira mu bukwe bw'umwana wawe ubwo se ni societe twubatse uri kucyumva ariko habaye ubundi buryo kuganiriza abantu bagahura bahita baba inshuti z'umuryango ibyo rero ubwo rero nuvuga ngo ari amategeko na societe harimo litofauti harimo signe d'inégalité ntaze rizita ubwo rero nukumenya ngo dukeneye iki rero dukeneye societe irimo cohesion abantu bakabana iminsi yese naho kuvuga ngo tuzahora umwe afungisha undi ndavuye gutyo hari uruca hari abandi ntavuze umucamanza uruca d'abord uwareze umugenza cyangwa wari ufite dossier umushinja cyangwa wayishinje umucamanza waruciye umusurveya urabyumva ngaho byose bye extrapole mu miryango umuryango w'umucamanza umuryango w'uwaribu umuryango w'umushinjacyaha umuryango w'umusurveya urumva ibintu wamaze urumva imbuto wabibye umucamanza wukatiye ingahe koko nkaho rukabusuhuza wasabayo wasaba ahantu utaramukanya nawe anyway kuri no issue rero ya Jean Paul mundi neza yego case study ya Jean Paul mu metero urabibonera aho hantu navuze uravuze ko ari hehe iwe yarasatswe na telefone irafatirwa kandi ubushinjacyaha buravuga ko bukomeje iperereza ibyaha yakoze biri expose yakiza ko ntabyo yasiba biravugwa nyine birahari iri perereza uraribonera mu mboni zawe kandi namaze kukwereka ko rimwe na rimwe abatari ryo iperereza twagombye kuba tubona resultat buri minsi 30 tukabona resultat y'iperereza twabonye ibingibi additional ntuza facts evidence twazibonye cyangwa twazibuze iyo raporo ya buri minsi 30 tukabona raporo kuri dossier y'umuntu ariko hari igihe biba bitari byo namaze kukwereka inyungu ziba zirimo kuko umushinjacyaha yivanyeho Jean Paul ngo akurikirane dossier z'abandi igitutu kimuvuyeho right ubu Jean Paul yabaye wa RCS yimenye nuko
umwavoka we nakomeza guhatana azajya yibutsa ariko nta garanti kuko naguhaye ingero z'abamazemo irenga iyo minsi irenga kandi byose kuko ushatse kuvuga ngo kwa Jean Paul iperereza rigiye kuzana iki nakubaza ngo kwa Kayumba Christopher byari bimeze bite, kwa Robert Mugabe byari bimeze bite, kwa Ndimbati byari bimeze bite, kwa Preskid byari bimeze bite, kwa Data Manager byari bimeze bite, hari cyabonetse se ishwe bifatira n'ibya Jean Paul bifate gutyo ntabwo ari toujours ntabwo ari pas toujours le cas ariko nta garanti yuko koko iperereza rigiye gukomeza iminsi yamaze yarase kuki ritakorwa ariko tujye twumvikana ariko it's okay kuko ikiza buriya ngiye muri principe zanjye muri syllogisme nemera ko icyabaye ku wundi muntu nanjye cyambaho nibi biri kuba kuri Jean Paul rero hari abandi byabayeho reka tubifate nk'ibisanzwe wagira uti se kuvuga ngo iperereza bashadara kare bakubise ine pe bose si baraba YouTube imyaka ine nabonye mu isonga bari guperereza nese niba umuntu umurega gutukana ukamurega haryo ngo barashaka ibimenyetso by'uko yatukanye simbizi icyo kuba ubushinjacyaha bwarasabye ko yaba intangarugero waramakane ariko se urabona urukiko rwabo rutaragishingiyeho kuba intangarugero yandese ko turavuga ku itangazamakuru se Jean Paul yigeze abona igihembo muri ibyo nibura uvuge ariko kuba intangarugero kuki byoroshye turaza kubigarukaho narakubwiye ngo kugira ngo ube intangarugero c'est pas rapport icyo ukora uburyo ugikora igihe ugikoze aho wagikoreye ni byinshi urushaka intangarugero ntabwo wafata Jean Paul please ntabwo ari ukumupfobya ariko ntabwo abanyamakuru bose bakora itangazamakuru kimwe yego gihamya zirari niba umbwiye ko ejo bahembye intangarugero nizo icya kabiri niba wenda ari kuvuga ngo abe intangarugero mu bibi ntabwo si we wa mbere ukoze icyaha nakubwiye kesi z'abajyaga gutanga ibiryo muri covid ari abanyamakuru nabwo hari urugero rw'abaruganizaga iminsi mikuru yo kwibuka abantu ku giti cyabo nubwo mu madosiye yabafunze bitarimo ako kantu kanotebye notebye iyo mvuze ko organiza uribuka wa muhungu w'umubavu Theonese je wari organize ingabire day kabisa ibyo gutanga ibiryo mu ahantu bya covid ngira ngo niwe cyangwa cyuma ariko muri dosiye ntibirimo unyumve neza muri dosiye ntibirimo ariko se byo byari ibiki rero byari ibiki rero twabibona muri izo mboni izihe ari ikaya Jean Paul ndi munyamakuru ni Theogene nawe uvuze Mana irakiza twatwara muri iyo mboni yo kuvuga ati ibyo bakoze bitari muri dosiye bishobora gutuma baba bariyo umwuka donc ande uri amategeko yanditse n'icyaha cyanditse ubazwa habari ibindi ni nkuko umuntu avuga ngo ubona umugore utwite ubona indi byimbye ariko ntago yose aba ari umwana urimo hari na mwuka umukikije bifate gutyo umwana akikijwe n'iki amvirono murimo niyo mpamvu uri kukubwira none nakubajije ngo muri dosiye ya cyuma harimo gutanga ibiryo muri dosiye ya Theonese harimo ingabire day muri dosiye ya Karasira harimo amafaranga yaje nyuma yavuzwe nyuma muri dosiye birimo yarakiburanye nuko rero niyo ya environnement muri environnement donc iyo environnement ikikije umwana mu nda ya nyina yo si umwana ariko ifite uruhare ku mwana runini cyane yego niko bimeze naho urumva abadukurikira barumva niko bimeze donc urumva nye nkunda kubivuga hari ibyo tubamo reka umenye ko hari n'ibyo dukora bitari byiza ariko bidafite amategeko abihana mu matora hari uburyo abantu baba biyoruganije bati niba ni kanaka muze mujye kuri uno murongo umuzaza babivuga yatereka reka kare gutora n'uburenganzira gutora uwo ushaka urabyumva
baragenda bamwicaza nk'ariya bamugira inama amatora ararangira ngaho fata nuko uwo ni umusaza iyo bukeye akajya gutonda kwa gitifu wa wundi wamubwiraga ngo jya inyuma y'uyu nahajye akigurutse noneho rero nagira gatoya ihene ye igashokora ishaka ry'umuturanyi icyo cyo bitangiye kuba icyaha nakwa kutajya ku muri wa murongo bizaza bibikikije konesha kwangiza umutungo ibyo biranditse ariko kutajya ku murongo witora numvise ega no kudatora ubwabyo hari abantu igihe umunsi w'amatora bigira muri business zabo cyangwa bakiryamira ariko biba bizwi cyane iyo rero habonetse icyanditse kuko ibyo byo ntabwo ari icyaha ariko ntibivuze ko ubaho nk'udatora hari ahandi rero ubwo niugira akantu kanuza karugondeye nusitaraho ubwo nabyumvise izi kaza abanyamakuru nazo si gusa ni gusa ariko wumve iyi principe nta nubwo ari we ndi gusubiza gusa ndi gusubiza n'abadukurikiye ni mwumve ino principe icyaha ushobora kugikora ariko mu itegeko atari ko cyanditse kugorora bagahuza n'itegeko rero nibwo buhanga bw'umushinjacyaha kugira ngo azabashe gutsinda urubanza akagihindurira izina inyito nta bindi si ngombwa ngo bishobora kuba bihari cyangwa bidahari cyangwa se iyo nyito ikaba igoreka ibyari ibyabaye ntibiteganywa n'itegeko muri make nticyari icyaha ariko guhindura inyito bitabikigiye ngira ngo uribuka dosiye ya Theogene muri RIB yitwaga kwaka amafaranga ngo udatangaza inkuru sibyo kwaka amafaranga ngo udatangaza inkuru kandi kudatangaza inkuru ntabwo ari icyaha mu Rwanda right ariko mu rukiko byaje bisa gute byaje byahinduye isura wagitoye yego okay impamvu nari nkomoje kuri ka ya Jean Paul ndetse n'icyo kintu cyo kuvuga ngo wenda iperereza ari gukorwa hashobora kuba hari kureba ibintu bimwe na bimwe impamvu navugaga telefone cyane we yayivuze avuga ko ari itunze umuryango we urumva n'uburyo bw'amafaranga ubwo navuga nti eske tugendeye no kuri no raporo yasohotse itangazamakuru bati abanyamakuru batageze kuri 45% ntibinjiza agera ku 200 buri kwezi oya ntabwo ari batageze hafi 45 hafi 45% hafi 45% bahembwa ari munsi ya desa iyo niyo statement hafi 45% bahembwa munsi ya desa amafaranga y'i Kigali tuzi ko ntago bose ari Kigali bakubaza ikibazo kigufiya nkusubize nihuta kwibisubizo biba biri hafi iki kintu nyine kijyanye na means zo mwitangazamakuru cyo ntabwo kibona nk'umutego okay urakoze cyane reka manze nsubize icyambere Jean Paul kuvuga ko telefone bafashe ari itunze umuryango bishobora kuba byo cyangwa ntibibe byo ari uburyo bwo kuburana kuko ntabwo bivuze ngo mu rugo rwa Jean Paul momo ikoreshwa ni ya Jean Paul gusa ashobora kuba ari ukorera menshi cyangwa se akorera cyangwa se ayo bateganije yo gutunga urugo abamuye ariko ntibyatuma umugore nawe adakora kuye niba kuko naho byanditse ko umugore wa Jean Paul adakora nta nubwo abujijwe gukora ariko kuburana mu rwego rwo kuburana ibyo nibyo ariko telefone ndabizi umuntu wese uri gukurikiranwa na zira nzego ntago bayiguha vuba ariko nanone pour des raisons zo kuburana ari impamvu yo kuburana ku mpamvu yo kuburana ashobora kuvuga ati amafaranga yose aba muri telefone ariko nta garanti yuko amafaranga yose aba muri telefone y'umugabo ariko ari ibyo avuga bibaye ari ukuri ari ukugira ngo bavane amafaranga yo guhahira umuryango iminsi RIB imumaranye babaye nk'abavandimwe nubwo ntawe uba umuvandimwe na RIB nabahe password nabahe pin barotire pourquoi cyangwa se bavanemo simukadi ibyo bintu byose birashoboka ntabwo abana baburara muri telefone y'umugabo harimo amafaranga kandi hari umuntu uyifite uwo muntu uyifite muhe pin arayagira ati raporo kiburana icyo kintu akivuga iki fata umuryango nyine nawe ngo ni impamvu zo kuburana ariko ntabwo iwawe baburara telefone yawe irimo amafaranga hari umuntu uyifite muhamagara umubwira uti shyiramo pin urotira ya naya uyajyane kwa madamu
nta muntu wakora ibyo kabemba ariko ubwo ibyo ngibyo mu kuburana bari uburyo bwo kugira ngo koroshya wenda abone telefone ye ive mu maboko yabo ariko ari icy'amafaranga gusa kujya kuri momo ukavuga ngo none bakakubaza gukanda akanyenyeri hanyuma ukashyiramo pin ukayimuha ibintu byoroshye byoroshye rwose so kuri icyo kindi cya kabiri rero kijyanye na means uvara urumva ubushakashatsi nubwo ntarabubona sinzi n'uburyo bwakozwe ariko nabariya ni benshi 45 ni benshi ubwo oya ndakoma harimo bavuze 45 bahembwa munsi ya desi ariko abadahembwa bashyizemo se bazero abatagira kontra se barimo wasanga na Jean Paul akore wawe yarayifite oya nabonye ariko hari ibintu itangazamakuru byabazwe ngo biri mu kirere none none se abakorera mu kirere bagira ntuza nanjye ndagifite ariko nta mukozi ufitiye kontra nyamuhana yabonye kandi nanjye desa ntageraho nuvuga ngo 200 ni menshi 200 ni menshi nanjye nigeze gukorera munsi yayo cyane babyumva twese hari abadakora hari abakora ku nkuru hari abatungwa na giti hari abatungwa na freelance hari bira n'ukoroshya ikibazo 200 ni menshi mu sherami nongo bishatse vuga ngo 5 na 5 bahembwa hejuru ya desa nabo ushobora gusanga mu bushakashatsi wenda hari abababeshye ibigo bihemba hejuru ya 300 mu Rwanda turabizi kandi nabwo si bose usanga ikigo kimwe gifite mu bakozi 20 harimo batatu ba 800 batatu ba 500 abandi nka 5 abenshi bakaba bari muri za turasa ariko bakazamo n'ab'igitano benshi ahubwo cyane ibyo abo ni benshi byabivuze ngo 55 bahembwa hejuru ya desa wapi ahubwo ni kwa kundi bashobora kujya mu bushakashatsi bagaterateranya umwaka akubwira ati mutabaza zampa 30 ninjya muri transparency bampe aya naye agateranya bikagwa muri desa ariko ugiye gukontra amakontra arimo plus de 200,000 muri kontra byanditse abazifite ni bake njyaho nkubeshe se pe nanjye nta kontra yitangazamakuru cyetse yo kuri TV10 ahandi hose nakoze ntayo nanjye ntayo nigeze yego narahembwaga kandi menshi nukuvugana sibura urumva ubwo bushobozi rero buri mu waruvuze ngo kubihuza na Jean Paul niba wowe kwa Jean Paul nta kontra yawe waramuhaye nare wasanga ntayo yarafite ariko arimo aravuga ati amafaranga arimo atunze umuryango ahubwo bazanamubaza niba nta kontra afite yamuhembaga ayo mafaranga bazamaza ngo yakuraga nekoma niba adafite kontra y'akazi yavuga ko ayo mafaranga ayakura abanyamakuru benshi bariho yes freelance bivuga kazitunga mu Kinyarwanda kazitunga iyo bitakunze so ubushobozi bw'itangazamakuru bwo ariko ni nabyo chaque pays sa presse itangazamakuru ribaho uko igihugu kibishaka niyo mpamvu bemeye ko ribaryi abanyamakuru baba benshi imiryango irafunguye ariko icyagafaranga igihugu cyatanze access to information ni RMC media policy donc ibinyamakuru byinshi abanyamakuru benshi bishatse wese akinjoyinga ariko ibyagurya RB ikajya mu masoko niyo mpamvu twiza twamamaza za auto ekore ikaro plaza tukamamaza mwarimu Clement tukamamaza Cogamu tukamamaza outdoor impact y'Irubavu amahoteli nayatashi hari banke yumvisemo hari banke urumva namamaza hari communication company hari insurance company urumva namamaza ni amashuri ariyo ibigo binini wapi small business nuko rero kuvuga ngo nese ikigo kizahemba hejuru ya 200 cyavanye y'amasoko ahubwo naho baranavuga ngo ibitangazamakuru hafi 23 bitishyuye iminara by'amaradiyo ibi yakuye hese iminara biyishyura RBA ariyo yabimaranya amakuru babyumva amasoko n'ingengo RBA irajya ku isoko ifite n'ingengo y'imari amasoko afatika ikayafata
ikagira ingengo y'imari yarangiza ikicuza iminara ariko kani urimagina gutekerwa na mukeba akaba ari kugaburira iminara ahubwo naho asa n'abandi bafatanya kuyobora RBA ni imfura kuko ubundi ngewe ari iriya minara ngewe uyimpaye nkajya amenya ko JALAS yaguye ku nkuru radio JALAS niyo ifite iyi nkuru ntabwo ukatira umunara ntabwo watangaza inkuru iryoshye kurusha ngewe nkugenera iminara watangariza hehe ntabwo ukupira ntabwo babikora ariko ntabwo ukupira isaha yawe y'amakuru yagera no ariko uri kubyimagina umugore umwe yashutse mugenzi we aramubwira ati umva rero mukeba wanjye turi inshuti ariko uyu munsi dukarabira iwanjye dukarabira iwawe twisigira iwanjye none umugabo naza arataha ari icyondo cyangwa arataha ahumura iwawe habe icyondo iwanjye habe umubavu none umugabo natana ntabwo urabyumva aho arataha atamirizwa ivuta arewe utambeshye nawe utanga isoko koko waritangaho umuntu akontorora iminara yose neza umuntu arajya gusaba umunara ntawitegekaho uramuha isoko rya miliyoni 100 ngo bigende bite ubundi uramwizeye uramwizeye sagira ko ibyawe atazabikupa ariko uzi ko bintu sha ntabwo rero wambwira gutyo ubwo ni nko kuvuga ngo babandi bahembwa hejuru ya 200 niyo RBA ni wenda TV10 ntabwo ari wenda kuko yo ndabizi yo disira na flash ahandi simbizi ahandi urumva rero ko ni ibintu nayo 55 simbizi hejuru ya 200 wapi kabisa ibya online muri online muri online 200 online hemba cyese za New Times n'igihe si bose za Kigali Today wenda aho muri za online amaradiyo ni wenda amaradiyo ni ashobora kwiganza mu bahemba hejuru ya desi se uri ama YouTube channel ariko ntago yo bayabara YouTube channel mwebwe kandi muri inyeshyamba no YouTube channel aba YouTuberi barimo kategori nyinshi harimo aba YouTuberi basanzwe ari abanyamakuru hakaba n'aba YouTuberi bavuye from nowhere noneho no gukontorora ibyo binjiza ntaho wabihera mu burubwo bushakashatsi rero nta n'ikintu kirimo rego sha waje urareka nitubona imodoka mugenda musa sha arewe oya umva nkubwire imibereho myiza ntago wayihisha imibereho myiza ntago wayihisha aba YouTuberi bakodesha ni mbarwa abagenda abatega moto ni mbarwa abenshi bafite imodoka zabo kandi zifatika apana twaturi tugenda dutamababa aya oya YouTube birimo ibanga nuko pratikoma yo biragoye kuyikontorora n'ubushakashatsi sinzi uburyo wabukora ariko bo ntago bari muri abo keretse aba YouTuberi basanganwe ikarita ya RMC b'abanyamakuru koko ariko abandi se hari abandi agira gutya rwose akikubitira ka video iyo ngiye ku mukindo wa makwaza kakaba kagize views 100,000 bas akababaye woze wamubara he barahari benshi cyane anyway kuri ibi bihembo rero naho nsoreza wenda uratubwiraho gato kuko ntago turi butinde kuri ibi bihembo byatanzwe nabonye n'inkuru iravuga ngo hahembwa biganje abakorera mu ntara yes nuza abari febrese y'imikorere y'abanyakigali oya inkuru za original ziba mu ntara okay icyo ni cyambere kubera ko iza original umwimerere inkuru nzima kandi no muri kliba nzima nta piratage muri Kigali impamvu inkuru zaho igituma inkuru zaho zitabona ibihembo cyane 1 zihurirwamo n'abantu benshi 2 abo benshi abashobora no kuzica iyo ari abantu benshi ushobora kuyitanga muri competition igakubitanira yo nindi bikayivana mu irushanwa ariko nanone inkuru nzima nk'iya investigation ngiye 2016 icyo gihembo nanjye narakibonye 2016 wow
yari impuzaturere yarimo nk'uturere tune Gasabo Bugesera Gatsibo na Nyarugenge nyirango sinibuka neza ariko inkuru ihembwa igomba kwifita umwimerere izo muri Kigali muzirwaniramo izo muri Kigali ni mu mahoteli ni hoteli mwamwuzuye babyumva noneho rimwe na rimwe ni yari ifite igufwa wayitangira hakaba undi uci ruhande akavugana n'uwakayiguhaye akica umuti agakora yivuguza niyo mpamvu inkuru z'ikigali rero ziba ziza no kuzizera n'ubugenge ugenda buke kuko utangira kuyikora uwuyikoraho akaba ari kwaka nimero zawe cyangwa izayidita wawe uzi inkuru zabaye avorte uzi inkuru zitangira zigapfiramo hagati baciye kwa editor chief editor cyangwa undi muntu nawe bakagucaho wananirana bakajya ku bandi cyangwa wayirangiza bagashaka undi uyivuguruza iyo nkuru ntitambuke none oya ngwino tuvugane nicyo kici inkuru za hano Kigali rero naho inkuru ya Nyaruguru uritonda ukayinyorosha inkuru ya Rurindo ya Gicumbi n'umuvunyi yarampembye 2019 ntivugira imigano ze ninde wahinda wayitera se nagenda ndeba yanditse mu bitabo ko yatewe nkareba kwihari warara ubuteye se ugafata ariko Kigali ushobora gutangira inkuru ugasanga na office wakoragaho yari kuguha amakuru yimutse website bayinyonze urumva ikibazo cy'inkuru za Kigali ntabwo ari wogi kuko tugenda rimwe na rimwe ugenda kuri source y'abantu real people cyangwa se ukagendera ku website mu cyaro nka ntambara iyo yahembwe nta mashuri yabaga mu makaritsiye y'abantu yego nese abana wababwira ngo ejo ntimuzaze ikibaho se wagisiba wagisenya se kugira ngo ubone ko hari ishuri ariko Kigali yohoho nibyo nabyumvise Kigali harimo ibintu byinshi ndetse no gusibanganya ikibazo cy'amafaranga ikibazo cy'abanyamakuru benshi n'uburyo bwo gusibanganya originalite umwimerere uratakara none iyo nkuru rero y'umunyakigali yigeze igahangana n'umuntu wakoze ya ndego n'abatanga amanota tugwa muri santime ziturutse kuki tukaba twakwishyiramo ngo uyu muntu yaravunitse d'abord kandi abantu arabavuga n'amazina yabo hano Kigali n'umuntu w'Ikigali ntago muvuga mu itangazamakuru bavuga ngo uwaduhaye amakuru mu cyaro bose bivugira uko bakabaye cyane akajya kuri kamera gutya umunyakigali yayijyaho nibyo ngibyo reka wenda mpinirangaha nabonye ari raporo ndende cyane y'ibintu byinshi nibikunda tuzayiganiraho yaba hano kuri JALAS official kuri KAREGEYA Omar Pano reka mpinirangaha kubera ko gahunda zawe nazo ziba ari nyinshi cyane birumvikana mu kanya ngiye kujya mu kiganiro impamo mu kiganiro impamo ubwo turarikire n'abantu kuza kugikurikira kuri TV10 cyane mujye munjyaho murebe kabisa njya ngukurikira kumwe na Budara uhereye ku Ikaro Plaza abakozi ba Ikaro Plaza n'abakiriya babo bagomba gukurikira impamo nabize nzagusuhuze witness ndamusuhuza Abudara we nzamwisuhuza nabize kwa mwarimu Krema bose bagomba kujya bakurikira impamo kabisa ibyo babimenye kabisa sawa ndagushimiye mwakoze kubara natwe ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha dushimire Urban Boutique cyangwa se Urban Hotel yaduhano heza ho gukorera kugira ngo dukore ibiganiro nk'ibi turahabashimiye namwe ukeneye gusohoka akazana nabe ahantu heza hatuje ureba umujyi ukawitarura rwose ejo hari umuhanzi twari turi kumwe aravuga ati hari Kacyiru ndabona naho hakereyemo ibiti urumva yarimo areba ahicaye ahagaze muri Urban avuga ati byaba biryoshye urumva n'ahantu heza ureba umujyi wose so rero ndagushimiye cyane asante sana